Intego z'iterambere rirambye arizo Sustainable Development Goals ziratangizwa kuri wa gatanu mu muhango ubera New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Mbere y'amasaha make ngo izi ntego zitangizwe, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatanze ikiganiro kuri kaminuza ya Columbia iri New York, agaragaza ko u Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu warwo mu kuzishyira mu bikorwa. Let me also say that Rwanda is happy to be associated with the sustainable development. Reka nshimangire ko u Rwanda rwishimiye kugirana ubufatanye n'itsinda ryashyizweho ngo rizakurikirane intego z'iterambere rirambye. Kwijeje imikoranire myiza ndetse n'ubufasha ikigo cyifuzwa kizafasha mu ntego z'iterambere rirambye muri Afurika. Icyo kigo kizafasha Afurika mu ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye kizashyirwa mu Rwanda. Professor Geoffrey Sachs ukuriye Sustainable Development Solutions Network ari ryo tsinda ry'abajyanama b'umunyamabanga mukuru wa Loni kwishyirwa mu bikorwa ry'izi ntego z'iterambere rirambye, avuga ko kuri uyu wa kane aribwo guverinoma y'u Rwanda n'iri tsinda basinyanye inyandiko bemeranywa kwishyirwaho ry'icyo kigo. U Rwanda rwatoranyijwe kucyakira kuko rwabaye intangarugero mu ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'ikinyagihumbi. I Kigali mu Rwanda niho mbona hakwiriye kiriya kigo. Ndanezerewe cyane kuko u Rwanda rwateye intambwe ikomeye mu birebana n'intego z'ikinyagihumbi, kandi Perezida Kagame mbona namwita umuperezida witangiye cyane intego z'ikinyagihumbi kubera ibyagezweho mu Rwanda. Rero iki kigo kizitwa SDG Center for Africa kizafasha kaminuza, guverinoma n'abikorera kugira uruhare mu kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye. Professor Geoffrey Sachs yavuze ko bigenze neza iki kigo cyatangira gukora mu ntangiriro z'umwaka utaha, ngo biteganywa ko cyagira amashami muri Senegal ndetse na Afurika y'Epfo n'ahandi haba ngombwa. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yemeza ko iki kigo nikijyaho kizaba inzira yo gusangira ubumenyi bufasha mu iterambere rya Afurika. We need to bring on board different partners. Universities. Hakenewemo abafatanyabikorwa batandukanye. Bamwe muri bo ni kaminuza. Tuzanafatanya n'ibigo by'abikorera, kandi tuzaharanira ko iki kigo kiba ahantu hakorerwa ubushakashatsi, abantu bakahunguranira ibitekerezo ndetse n'ubumenyi, mbese hakaba nk'inzira yo gufasha gusakaza ibitanga umusaruro bikagera ahandi bikenewe. Good practices across the continent can take place and therefore be disseminated where that is necessary. Intego z'iterambere rirambye zitangizwa kuri wa gatanu zizagenderwaho mu myaka 15, ni ukuvuga kugeza mu mwaka w'2030. Izo ntego z'iterambere rirambye zigizwe n'intego 17 zije gusimbura intego z'ikinyagihumbi zarangiranye n'uyu mwaka wa 2015. Mu kiganiro Perezida Kagame yatanze kuri kaminuza ya Columbia yemeje ko intego z'iterambere rirambye zitanga icyizere kandi zikagaragaza n'inzira igomba kuyobora ubufatanye mpuzamahanga mu guhangana n'ibibazo byugarije isi.